byinshi kuri Sherisa. Njye nitwa Irakoze Thierry, ni njyewe ushinzwe departement ijyanye n'amasengesho muri healing. Nibyo ngibyo ndi buvugeho n'ubundi buryo Sherisa yadufashaga muri iyo departement. N'ubundi Sherisa yari umuyobozi muri healing, niwe secrétaire général wa healing, yari umwanditsi mukuru wa healing. Ndavuga ku bintu bibiri kuri Sherisa. Icyambere ni uburyo Sherisa yacaga bugufi. Kenshi twakoraga inama ku mugoroba ahantu dukorera hariya Sonatibe. Iyo habaga nk'akantu gatoya bigatuma wenda atinda kuza, akaza akadusanga turi aho tuyikorera, ikintu cya mbere yavugaga yahitaga avuga mu mbabarire. Yakundaga gusaba imbabazi rwose, kandi ikintu asabiye imbabazi ntiyongere kuba yakora iryo kosa. Icyo kintu Sherisa twakimwigiyeho cyane. N'abana batoya yabasabaga imbabazi. Ni umuntu uciye bugufi, n'umuntu wicishaga bugufi mu bintu byose. Iyo mbuto rero ntabwo tuzigera tuyibagirwa muri healing, kubera yuko yarayitwereye. Ikindi kintu cya kabiri nshaka kuvuga, nko muri departement yanjye, Sherisa yakundaga gusenga. Sherisa kuwa kane twaravuganye, kuwa kane w'icyumweru cyabanje ureke kintu twaravuganye, kuwa kane nabwo bundi w'iki cyumweru turongera turavugana, kuwa gatanu turongera turavugana, kuwa gatandatu turavugana. Umunsi wa nyuma twavuganye na Sherisa buri buke yitaba Imana. Sherisa yarambwiye muri iyo minsi, yarambwiye kuko twakundaga gusenga cyane mu masaha 9 z'ijoro, kanyandikira akampamagara, rimwe akambwira ngo ndi kumwe na mami, nawe ngo uje gusenga cyane, ngo ngiye ngo ndaza kuvuga ngo amena nyuma, kuko ntabwo nshaka gusakuza. Yakundaga kumpamagara cyane mu ijoro ashaka gusenga, akambwira ngo dusenge, tugasenga umwanya munini, ku mugoroba agataha yiruka cyane ngo 2:00 abe yageze mu rugo dusenge. Yakundaga kubikora kubera umwanya wabaga ari muke, ariko yakundaga kubikora kuri telefone pe. Njyewe ndi mu bantu yahamagaye inshuro nyinshi ngo dusenge pe, ngo dusenge, tugasenga. Noneho cyantangaje muri iyi minsi ya nyuma, yabanzaga akambwira ngo numva mfite ubwoba, ngo ariko dusenge. Ibyo bintu nabimbwiye uwa kane, dukunda gukora repetition kuwa kane, kuwa gatanu tukarara mu masengesho. Iki cyumweru noneho byari akarusho, twe twahereye kuwa gatatu turi mu masengesho, tuvuga ko tuzayasoza kuwa gatandatu. Umunsi wo kuwa kane niba ntibeshye, Sherisa yarabyutse mu gitondo, bagenzi banjye baranyibutsa ko kuwa gatatu